Nguhaye ikaze wafunguye Learn with Dr. Olive, aho tubagezaho ibiganiro bijyanye n'ubuzima bw'abana ndetse n'uko wakwita ku mwana agakura afite ubuzima bwiza. Nizere ko wakoze subscribe ku biganiro byacu kugira ngo tujye tubana kenshi kandi twungurane ibitekerezo by'uko twakwita ku bana bagakura bameze neza. Uyu munsi rero ngiye kukubwira impamvu umwana wese cyangwa ibintu wakora kugira ngo urinde umwana wawe kuba yarwara diyabete. Ese murabizi ko diyabete umwana ashobora kuyirwara? Ese ni ibiki wakora kugira ngo urinde umwana wawe kuba yazarwara diyabete? Ni byiza rero yuko ukurikira ikiganiro kugeza kirangiye kugira ngo wunguke byinshi bijyanye n'uko warinda umwana wawe agakura ameze neza. Nguhaye ikaze nanone kandi niba utarakanda subscribe please do so kugira ngo hatagira ikiganiro na kimwe kigucika kijyanye n'ubuzima bw'umwana. Nk'uko nabyiyemeje nzajya mbafasha kugira ubumenyi ku bijyanye n'ubuzima bw'umwana ndetse murusheho kwita ku bana neza, mumenye n'ubuzima ndetse mumenye n'uburyo ki umubiri w'umwana ukora, bityo urinde umwana wawe kuba yarwara zimwe na zimwe mu ndwara umwana ashobora kuba yakwandura cyangwa yarwara mu gihe cy'imikurire ye. Ni byiza rero yuko ukurikira ikiganiro kugeza kirangiye kugira ngo hatagira ikintu na kimwe kigucika kandi ari ingenzi. Ndashimira buri muntu wese wakanze kunzogera cyangwa wakoze subscribe, Imana imuhe umugisha. Reka dutangire turebera hamwe ese diyabete ni iki? Ubundi abantu benshi bazi ko diyabete nk'uko bivugwa wenda mu rurimi rwacu rw'ikinyarwanda, ubundi diyabete ni indwara y'isukari. Ni igihe wagize isukari nyinshi mu maraso bikaba byaguteza ibibazo byinshi. Icyo gihe rero nibwo tuzavuga ko ufite cyangwa umwana afite diyabete. Ubundi umuntu wese agomba kugira nibuza isukari iri hagati ya 60 n'120. Igihe rero ibipimo byarenze ibyo, akenshi nibwo tuzavuga ko umuntu arwaye diyabete, ariko nanone hari ibipimo umuntu agenda afata akaba yakemeza ko umuntu afite diyabete. Kuko hari icyo dufata se umuntu nta kintu yariye, hari ibyo dufata ako kanya, icyo gihe ibipimo bikaba byazamuka bikagera no kuri 200 akaba ari nta kibazo. Ariko muri make umuntu muzima nibuza aba agomba kugira isukari hagati ya 60 n'120. Yaba wenda amaze gufata ifunguro ashobora no kuzamuka bikaba byagera hagati y'140 n'190 akaba ari nta kibazo. Noneho tugiye kurebera hamwe ese ubundi kugira ngo umuntu agire cyangwa umwana agire isukari nyinshi biba byagenze bite? Ese biterwa n'iki? Uyu munsi ndaguha impamvu zituma niba ufite umwana cyangwa nawe ubwawe hari ibyo wajya gufata mu ifunguro ryawe wanabireka bitewe n'impamvu ngiye kuguha, kuko biba bishobora kongera ibyago by'uko warwara diyabete. Ni byiza rero yuko ukurikira neza akantu ku kandi. Ubundi hari ubwoko bubiri bw'amafunguro umuntu ashobora cyangwa abantu bafata. Harimo abafata amafunguro akungahaye mu byo twita starch. Starch rero nazo iyo zigeze mu mubiri, umubiri iyo ari ngombwa uzihinduramo isukari ariyo twita glucose. Iyo bigeze mu mubiri, umubiri ushobora kuba wafata ibyo bintu wafashe mu bwoko bw'amastarch ikabihinduramo glucose, cyangwa ukaba wafata direct ibirimo glucose ubwayo, iyo nayo ikaba yagenda gukoreshwa mu mubiri. Ubundi glucose ni ingenzi mu mubiri wacu kuko buri rugingo rwose, buri selile yacu yose, buri cells ibikoresha isukari. Umuvoma yose ukora ukenera energy kugira ngo ubashe gukora iyo muvoma. Niba uri kuzunguza amaboko, nimba uri kugenda, nimba uri kwandika, ibyo byose uba ukeneye isukari cyangwa uba ukeneye glucose kuko niyo itanga imbaraga kugira ngo umuntu abashe kumva ameze neza. Rero glucose ni ingenzi mu mubiri wacu, ariko nanone iyo ufashe ibirengeje urugero nibwo bitangira kuba byakwangiza ingingo zawe. Ni byiza rero yuko umenya uburyo ubaransinga ibyo bintu kugira ngo utaba wakwangiza umubiri wawe cyangwa ube warinda umubiri w'umwana wawe.
ubwo bwoko bubiri mbabwiye umuntu afata mu ifunguro ni starch cyangwa ni glucose. Starch akenshi tuzasangamo imiceri, tuzasangamo ibirayi se, tuzasangamo imigati, tuzasangamo harimo ibintu byinshi, imyumbati, ibijumba, ibyo byose birimo starches agenda akaba yahindukamo glucose. Muri glucose rero direct harimo amabiswi, amaji, harimo amakeke, harimo ibintu byinshi nabyo bishobora kuduha amaglucose ako kanya. Ibyo rero ni ibintu bibiri by'ingenzi umuntu aba agomba kumenya. Kandi akenshi ibyo abantu bakunda kurya usanga bikungahaye kuri glucose nyinshi yagera mu mubiri ikaba yaba nyinshi cyane, aricyo twita ngo glucose spike. Icyo gihe glucose iba yabaye nyinshi cyane, kandi muri ino minsi usanga abantu benshi ari byo bintu bari gufata. Ari nayo mpamvu kino kiganiro ari ingenzi kugira ngo umenye ibintu ukwiriye kwirinda cyangwa kurinda umwana wawe kugira ngo yamurinda azakure adafite ibibazo cyangwa adafite risike zo kuba yagira diyabete. Rero iyo ufashe ibyo bintu byose ukabifata kenshi, ugafata byinshi ku munsi, akenshi iyo bigeze mu mubiri, iyo glucose igeze mu mubiri, umubiri kuko uzi neza yuko glucose nyinshi atari nziza ku mubiri wacu, uhita ukomandinga icyo twita pancreas. Pancreas rero isohora umusemburo twita insuline ushinzwe kuba wagenda ukagabanya glucose mu maraso igihe isukari yabaye nyinshi. Icyo gihe rero insuline izahita ifata ya sukari yose yabaye nyinshi mu mubiri ahantu hatandukanye, iyijyane kuyibika mu mwijima, iyijyane kuyibika mu cyo twita muscles cyangwa fats, kugira ngo imere nk'aho ifashe iyo glucose idakenewe gukoreshwa mu mubiri kugira ngo itangiza ingingo zimwe na zimwe z'umubiri wacu cyangwa z'umubiri w'umwana. Ubwo ni bwo buryo umubiri wacu uzabasha gukontorora isukari nyinshi, kuko umubiri ubizi neza yuko isukari ntago dukeneye nyinshi mu mubiri wacu. Ubwo nukomeza gufata ibyo bintu birimo isukari nyinshi, amakeke, amaji, ibisukari, abantu banywa ibyayi byinshi, abantu bafata muri make ibintu birimo isukari byose, kubifata in excess cyangwa mu bwinshi ntabwo ari byiza, kuko biragenda bikongera isukari bigatuma izamuka cyane. Buri uko rero ubifata kenshi bigenda byisubiramo, umubiri biwusaba imbaraga nyinshi cyangwa bisaba pancreas imbaraga nyinshi zo gusohora insuline nyinshi kugira ngo ibashe guhangana n'iyo sukari uba ugenda winjiza mu mubiri. Icyo gihe rero nibiba inshuro nyinshi cyangwa imyaka myinshi, uzasanga umubiri ugeze aho uvuga ati you know what, ndumva nyine byandenze. Nk'uko urugero, ushobora kuba ufite akazi ukora, hari igihe ushobora kugira akazi kenshi nawe ubwawe ukumva unaniwe kubura n'icyo uhitamo gukora, ugahitamo nko kuba wabireka byose. Icyo gihe rero umubiri nawo uzagera ahantu wumva unaniwe gukora iyo insuline, kuko isukari ni nyinshi kandi ni nyinshi buri munsi, ugasanga umubiri ugeze aho unaniwe, cyangwa umubiri birasaba umubiri gukora insuline nyinshi kandi kenshi, ugasanga nanone umubiri uhagaritse no kuba wakora insuline, cyangwa n'iyo ukoze ugasanga umubiri ugize icyo twita resistance cyangwa habaye icyo twita insulin resistance, n'ihari ntibasha gukora. Ugasanga rero icyo gihe ni cya kindi noneho nufata isukari umubiri ntabwo uzaba ugishoboye gukora iyo insuline igufasha kugabanya ya sukari. Ni cya gihe umuntu uzasanga agiye mu cyo twita pre-diabetic, bikaba byatuma arwara diyabete. Nugera kuri iyo eta rero, bitewe n'uko wafashe ibintu birimo isukari nyinshi, umubiri unanirwa kubikontorora, uzasanga ari hahandi bigenda biguha amahirwe menshi cyangwa biha umwana wawe amahirwe menshi yo kuba yarwara diyabete. Ni byiza rero yuko twirinda ibintu birimo amasukari menshi, kuko n'ubundi umubiri ntabwo ukeneye isukari y'inyongera. Gufata ibiribwa gusa nta bintu by'ibisukari, ibintu by'amaji menshi, amakeke menshi, imigati myinshi,
ibyo bintu byose birimo ibisukari byinshi, ibintu byose biryohereye ubundi biba birimo glucose nyinshi. Ni byiza rero ko tubyirinda kuko akenshi abantu babifata uzasanga ari ba bantu bagira umubyibuho ukabije, ikindi ari ba bantu bahorana umunaniro kuko uko ugenda uha umubiri isukari nyinshi, icyo twita mitochondrium gishinzwe kudukorera imbaraga, izagenda inanirwe nayo kuba yakoresha iyo sukari nyinshi wafashe, bityo ibure imbaraga usange uhora uri umuntu ufite umunaniro udasanzwe, cyangwa nimba ari n'umwana uhora ubona ari umwana ucitse intege mu buryo budasanzwe. Ni byiza rero ko twirinda ibintu byose biri sweet cyangwa biryohereye kuko biba birimo isukari nyinshi umubiri utabasha gukontorora, kugira ngo twirinde no kuba twagira ibyago byinshi byo kurwara diyabete. Ubundi muri ino minsi diyabete ni indwara iri kugenda yiyongera mu bantu cyangwa no mu bana, ni byiza rero ko tumenya uburyo twayirinda cyangwa twarinda abana bacu kugira ngo babeho bameze neza. Ngiye kubwira bimwe mu bimenyetso uzabona ukamenya yuko uri mu byago byinshi byo kurwara diyabete. Icya mbere harimo guhorana umunaniro. Icya kabiri harimo kwihagarika inshuro nyinshi. Icya gatatu hariho kumva ufite ibitekerezo bitameze neza, nimba uri umuntu mukuru, nimba ari umwana, uzabona kenshi ari umwana nyine utari poze, utameze neza. Ikindi harimo kugenda utakaza ibiro cyane kuko ibyo nabyo biri mu kintu kizatwereka yuko uri kugenda ugira ibyago byinshi byo kugira diyabete. Ni byiza rero yuko tubyirinda. Ibimenyetso rero bibi cyane diyabete ishobora kugutera cyangwa isukari nyinshi ishobora kugutera, harimo ibibazo byo kugira, abenshi usanga bazana ibinya, abenshi bashobora kugira ibibazo by'impyiko kuko isukari yangiza buri rugingo rwose umuntu afite. Ni byiza rero yuko twirinda ibyo bintu kugira ngo twirinde ibyago byo kuba twarwara cyangwa umwana wacu yagira ibibazo bya diyabete. Umwana ntakeneye ibisukari byinshi, kumuha ifunguro risanzwe nta bintu by'amaji, by'amakeke menshi, amabombo, ibyo bizafasha umwana wawe kuba byamurinda diyabete. Ni byiza rero yuko umenya ibyo, kandi nimba wajyaga ubimuha ni byiza kubigabanya kuko bizamurinda cyangwa bitume niba yari ari no mu byago byinshi byo kuba yarwara diyabete nabyo bigabanuka. Ndakeka ari ibyo. Ni byiza kumenya ibimenyetso, watangira kugira ibyo bimenyetso ukamenya yuko uri mu byago byo kuba wanarwara diyabete. Ubundi diyabete ishobora gufata imyaka myinshi, ariko nanone uko ugenda wiyongerera amahirwe menshi cyangwa ibyago byinshi, ufata ibintu bigushyira muri bya byago byo kugira izo risike zose, nibwo uzasanga umuntu ari kugenda agira ibibazo byinshi by'uruhererekane. Rero ni byiza yuko mwirinda ibisukari byinshi kugira ngo, cyangwa murinde abana isukari nyinshi cyangwa ibintu birimo isukari nyinshi kugira ngo mutamwongerera ibyago byo kuba yarwara diyabete. Ibimenyetso nabibabwiye: gucika intege, harimo gutakaza ibiro, harimo kuzana ibinya, harimo umwana ashobora guhumeka nabi, umwana ashobora kubona umwana udafite imbaraga. Ibyo byose ni ibimenyetso byo kuba waba ufite diyabete. Ni byiza rero yuko twirinda kandi tukisuzumisha no kwa muganga kugira ngo tumenye n'uko umubiri wacu uhagaze mu bijyanye n'isukari, kugira ngo umenye uko wirinda. Uyu munsi nicyo kintu nashakaga kubwira abantu, ko wirinze gufata ibintu birimo isukari nyinshi wagabanyiriza umwana amahirwe yo kuba yarwara diyabete, ndetse n'umuntu mukuru nicyo kimwe. Kuba wagabanya gufata ibintu birimo isukari nyinshi biri muri kimwe cyatuma bikugabanyiriza amahirwe yo kuba warwara diyabete. Akenshi iyo diyabete niyo mu bwoko bwa kabiri. Nizere ko muri iki kiganiro hari ikintu wungukiyemo kugira ngo urinde umwana wawe kuba yagira ibyo byago byo kurwara diyabete. Niba utarakanda ku nzogera cyangwa utarasharinga ibiganiro byacu, ni byiza yuko ukanda kugira ngo hatagira ikiganiro na kimwe kigucika. Ciao ciao, thank you.